YouTube ni Peter Brown 2050, kuri microphone Peter Brown. Ikiganiro cyo kiracyari cya kindi n'iby'isi nisanzure. Uyu munsi twaba tugarutse kugira ngo dukomeze tumenye byinshi kuri iyi si dutuye ndetse nisanzure. Uyu munsi tugiye kuba tuganira kuri isi dutuye, gusa muraza kunyemereraho gatonya tuzamuke ndetse no mu kirere turebe ku isanzure. Ntabwo turatinda yo nyaboneka, ntabwo turabarambira gutinda mu kirere, ariko ndabizi murabikunda cyane. Turaza kujya tugaruke no ku isi. Uyu munsi tugiye kuganira ku mavu n'amavuko y'iyi si dutuye ndetse n'isanzure. Birumvikana tuzabona ibiganiro byinshi bijyana n'isi dutuye ndetse n'isanzure. Gusa umwe mu bakunzi yatwandikiye adusaba ko twabanza tukabasobanurira ku bijyanye n'amavu n'amavuko y'isi dutuye ndetse n'isanzure muri rusange. Mu cyongereza nibyo bita origin of the earth and universe. Mbere yuko tujya kureba ukuntu isi dutuye ndetse n'isanzure muri rusange byabayeho, byavutse, itangiriro ryabyo, birumvikana turaza kwifashisha abashakashatsi. Ariko mbere yuko tugera aho ngaho, ubundi mu isanzure habayo iki? Ni ibiki biba mu isanzure? Ubundi se isanzure ni iki? Ibyo byose tugomba kubimenya, birumvikana, kandi tukabisobanukirwa. Ikintu nakubwira cyo nuko isanzure, cyo twita universe, abahanga basobanura ko ari ahantu hatarangira mu kirere, part of endless space. Abahanga bahamya badashidikanya ko ntiharangira. Aho hantu hatarangira rero, hatagira igaruriro, hatagira limite cyangwa se imbago, ahangaho niho twita ngo ni mu isanzure cyangwa se universe. Mu isanzure habayo ibigendajuru byinshi bitandukanye. Ushize twaganiraga ku mibumbe iyi ngiyi dusanga muri solar system. Ibyo byose ni ibigendajuru, nibyo bita heavenly body, ibigendajuru. Mu isanzure rero habayo iki? Ikintu cya mbere nakubwira nuko habayo izo twita galaxy. Galaxy ni urusobe rw'inyenyeri ruba ruhujwe na rukuruzi, cyangwa se izo nyenyeri ziba ziri kumwe, ziri muri zone imwe bitewe na rukuruzi. Galaxy ushobora kujyana akantu gato, ariko galaxy ni nini cyane, kubera ko muri galaxy haba harimo miliyari y'inyenyeri. Galaxy imwe niyo turi kuvuga, ibigizwe n'amamiliyari y'inyenyeri, kandi inyenyeri nazo ziba nini cyane bitavugwa. Ko murabizi nk'inyenyeri itwegereye, iyi ngiyi twita izuba, ni nini cyane. Galaxy rero ibigizwe n'urusobe rw'inyenyeri ruhurijwe hamwe na rukuruzi imwe. Cyo nababwira nuko galaxy twisangamo nk'isi yitwa Milky Way. Impamvu yitwa Milky Way nuko irabagirana. Yego, icyo nicyo kintu cya mbere dusanga mu isanzure, habamo rwose galaxy. Ikindi kintu dusanga mu isanzure birumvikana ni planets, uretse ko ni duto cyane, ni imibumbe. Ingi murayizi, n'isi nayo irimo imibumbe, nayo tuyisangamo. Gusa dusangamo n'ibyo twita asteroid,
asteroide nabyo nibigendajuru usanga hagati ya Mars ndetse na Jupiter, nabyo bigenda bizenguruka izuba. Usanga ariko n'ibindi twita meteoroids. Zino meteoroids nazo ni amabuye agenda azerera mu kirere. Ikintu wamenya kuri zino za meteoroids, iyo zigeze mu kirere cy'isi cyangwa se cy'umubumbe, zihindura izina zikitwa meteorite. Iyo zigeze ku isi, cyo nababwira, zigeze ku isi zimaje kwitwa meteorite, zikunda gushwanyagurika. Iyo zishwanyaguritse, ibyo byandi mujya mubona nijoro cyangwa se ku manywa, wajya kubona ukabona mu kirere hatse umuriro, ukabona umuriro udakanganye ariko ukabibona. Abenshi mukabyita ngo nikibona umwe. Ni izi meteorite. Iyo zigeze mu kirere cy'isi, ikirere cy'isi gikunda kuzigora bikarangira zituritse. Ubundi aba ari amabuye ariko agorwa n'ikirere cy'isi bigatuma turika. Yaturika tukayabona, tukabyita ngo ni kibona umwe. Ntabwo ari ibyo gusa biba mu isanzure, dusangamo n'izo twita za comet. Comet nabyo ni ibigendajuru bigizwe n'ivumbi ndetse n'umuyaga wakonje. Ivumbi n'umuyaga byakonje bigakora ikintu kimeze nk'urutare. Zino za comet nazo zizenguruka izuba, gusa zizenguruka izuba zikora urugendo rurerure. Ziri kuzenguruka izuba. Hari ibindi twita constellation. Ibi byo nabyo tubisanga mu isanzure, gusa ni ishusho ijya igaragara mu gihe inyenyeri zisa nkaho zegeranye, ugasanga zakoze ishusho. Iyo shusho iyo twita ngo ni constellation. Nibyo twavuga. Hari n'ibindi byinshi ariko ntabwo ari cyo kituraje inshinga, kuko uyu munsi tugiye kuganira isanzure ndetse n'isi muri rusange. Turebe amavu n'amavuko y'isanzure ndetse n'isi. Hari abahanga benshi bagerageje kwandika ku bijyanye n'ukuntu iyi si dutuye yabayeho bijyanirana n'isanzure. Ni teori nyinshi cyane zibabwira nyinshi. Harimo nk'iyo twita Kent theory, hari iyo twita Thales theory, hari iyo twita biblical theory na Big Bang. Hari n'izindi nyinshi. Reka tumenye izo ngizo, ariko hari ebyiri nsorejeho. Iyitwa biblical theory ndetse na Big Bang. Ntabwo zose turaza kuzivugaho uyu munsi. Imwe muri izi niyo tugiye kuvugaho. Gusa iyi ngiyi yitwa biblical theory, muri kumvamo Bible. Ni teori igaragaza ko isi ndetse n'isanzure byabayeho bitewe n'Imana, byaremwe n'Imana. Ngira ngo all believers, abizera ibi barabizi, nuko babyizera. Bizera ko isi yaremwe n'Imana. Tugende ku gitabo cy'Itangiriro, Genesis chapter 1, niho hagaragaza ukuntu iyi si yaremwe n'Imana. Umunsi wa mbere byose ngira murabizi. Iyi ngiyi niyo twita biblical theory. Iyi teori nayo yemewe n'abantu benshi. Iyi teori ya biblical theory ndetse n'ingi tugiye kuganiraho ya Big Bang theory, nizo teori zemewe n'abantu benshi kurusha izindi. Birumvikana ntabwo nabazaniye teori zemewe n'abantu bake. Macha kubabwira bya bindi biri populars, bifite abafana benshi cyangwa se byemerwa n'abantu benshi cyane. Reka twiganire kuri Big Bang theory. Biblical theory yo ni yerekeye Bibiliya, yerekeye
yerekeye mu itangiriro, twisanga mu itangiriro ijyanirana cyane cyane n'ukuntu Imana yaremye isi n'ijuru byose. Bibuseka twiganirire kuri biblical theory. Cyo nababwira niki, abemera Imana bemera ino teori ya biblical theory, ariko abemera science Big Bang niyo teori ya mbere bemera ku bantu bemera science, kubizerera muri science. Kandi icyo nakubwira nabo ntabwo ari bake, kubera ko hari n'abazemera zombi, usanga yemera biblical theory kamera na Big Bang. Reka tumenye byinshi kuri iyi teori ya biblical theory, ya Big Bang theory. Biblical theory yo ntago turayivugaho byinshi, ni biriya. Icyo nakubwira nuko Big Bang, ubundi Big Bang, Bang bivuga explosion. Explosion ni iturika. Big nini, ubwo ni iturika rinini. Big ni ikintu kinini, Bang ni iturika. Big Bang rero bivuga iturika ridasanzwe, cyangwa se iturika ryabayeho rinini. Turaza gusobanukirwa ukuntu iri turika rinini risobanura ukuntu iyi si dutuye ndetse n'isanzure byabayeho. Iyo tuvuze Big Bang, ku bantu bazi ibijyanye n'ubumenyi bw'isi, nta wundi mugabo ubaza mu bitekerezo usibye umugabo umwe wari umupadiri, nta wundi ni George Lemaitre. Yari umubirigi, ikindi kandi yari umupadiri nk'uko nabivuze. Akaba yaravutse tariki 17 z'ukwa karindwi mu 1894. Yego rwose yavukiye mu Bubirigi. Akaba yapfuye kuri tariki 20 z'ukwa gatandatu mu 1963. Yari afite imyaka 71 y'amavuko. Lemaitre George yakoze iki, cyangwa se teori yiwe yayisobanuye gute? Teori yise ngo ni Big Bang. Reka tuze tumenyeho byinshi bitandukanye. Ikintu nakubwira nuko uyu Lemaitre George yari umucosmologist. Iyo tuvuze abacosmologist, nabiga ibijyanye na origine ni amavuko ndetse no gukura kw'isanzure. Amavuko ndetse no gukura kw'isanzure niko twabyita mu Kinyarwanda. So yari cosmologist. Ikindi kintu wamenya kuri uyu mugabo w'umubirigi ndetse wari umupadiri nk'uko nabivuze, yitabiriye cyangwa se yabaye nominated mu bihembo bya Nobel. Ngira murabizi ibihembo bya Nobel bijya bihabwa abantu bakoze ibidasanzwe, abashakashatsi, abaharaniye amahoro. Uyu mugabo rero akaba yaritabiriye cyangwa se yarabaye nominated cyangwa se yarahiswemo kugira ngo ajye guhatanira icyo gikombe, icyo gihembo inshuro ebyiri zose. Ubwa mbere aba nominated mu mwaka w'1954, aho yabaye nominated bitewe n'iyi teori yiwe, cyangwa se bitewe n'iyi teori yiwe ya Big Bang, kuko yageragezaga gusobanura ibijyanye n'isanzure. Akaba rero yamamaye muri iyo myaka, bituma aba nominated cyangwa se ahitwamo kugira ngo ahatanire kino gihembo cya Nobel. Undi mwaka yabaye nominated mo ni 1956, kugira ngo mvuke unadasanzwe. Aho yahiswemo kubera ibijyanye na chemistry.
chemistry nakuvuga ko no butabire ahangaha rero akaba yarahiswemo bitewe na teori yiwe yari yarise ngo primeval atom theory. Abize chemistry barayizi nuko byagenze. Ikintu wamenya akora atari meza kuri uyu mugabo nuko ibihembo byose yitabiriye nta na kimwe yigeze atwara, ariko no guhitwamo byonyine aba ari iby'agaciro. Yatwaye ibindi bihembo ariko bitari ibya Nobel n'uwo mugabo bita Lemaitre. Ndakeka hari byinshi umaze kumumenyaho, asigaye reka twihute dukubite tubangura tumenye uyu mugabo yasobanuye gute ibijyanye n'amavuko y'isi ndetse n'isanzure dutuye. Uyu mugabo yavuze ko ubundi bigitangira mbere y'imyaka miliyari 13 na miliyoni 500, yavuze ko mbere y'icyo gihe nta kintu cyari gihari, nta kintu cyari kiriho. Yavuze ko ngo hariho ubusa mbere yaho. Noneho muri iyo myaka guhera icyo gihe mu myaka miliyari 13 na miliyoni 500 ishize, avuga ko ngo habayeho gusunikana k'ubusa, kuko avuga ko ngo hariho ubusa mbere, nta kintu cyari gihari, hariho ubusa. Avuga ko ngo habayeho gusunikana k'ubusa, ubusa bwarasunikanye, bumaje gusunikana bituma ubushyuhe bwiyongera, icyo twita pressure. Biraza kugorana kubonera rero jambo mu Kinyarwanda, ariko tuvuze ngo heat and pressure, nango ubushyuhe bwatewe no gusunikana no kubura amahoro bitewe no gusunikana, ubushyuhe bwariyongeye bituma habaho iturika ridasanzwe, ari ryo yise ngo Big Bang. Habaho iturika ridasanzwe. Muri uko guturika byatumye habaho ibyo twakwita nk'ivumbi ryinshi rikwirakwira mu kirere, ngo rikwirakwira isi. Isi ugomba kumenya ko icyo gihe ntabwo yari ihari, ahubwo muri iryo turika ridasanzwe ivumbi, ibyo twakwita nk'ivumbi dust, niryo ryakwirakwiye mu kirere. Iryo vumbi rigizwe n'utumata dutonya, utuntu dutonya, niryo ryarangiye havuyemo bino bintu byose dusanga mu isanzure. Harimo inyenyeri, harimo zino za meteorite nabibabwiye, zino za asteroid, ndetse n'iyi mibumbe dutuye. Nuko asobanura ibijyanye n'amavuko y'isanzure. Yavuze yuko amavuko y'isanzure yatewe n'iturika ridasanzwe. Iryo turika ryatewe nuko ubusa bwasunikanye, kuko avuga ko mbere nta kintu cyari gihari, ubwo busa ngo bwarasunikanye, bumaje gusunikana ubushyuhe buriyongera, ubushyuhe bumaje kwiyongera habaho iturika ridasanzwe. Muri uko guturika kudasanzwe, nyuma y'iryo turika, utwo tuntu dutonya twaturutse mu iturika twatangiye gukura, birangira tuvuyemo bino bintu byose tubona mu isanzure. Ubushakashatsi bwe bugaragaza ko isanzure rikura, ndetse n'ubu ngubu ngo rikiri gukura. Reka tugaruke ku isi. Isi nayo nyine turayijyanirana n'iyi Big Bang. Yagarutse ku isi avuga ko isi yo yabayeho bitewe n'iryo turika narisobanuye, ngo muri iryo turika ryabayeho
habayeho kwiforuma kw'akantu gato cyane. Ako kantu gato cyane ngo kari gato cyane kurusha na atomu. Reka mbahe urugero rwa atomu. Atomu, fata akantu gato cyane udashobora kubona, ushobora kuba kari ku ntoki ariko ntunakabone. Ako niko twita atomu. Ntabwo wakabona. Reka nkoresha uru rugero. Fata akantu gato ushobora kubona wenda, ariko ukabona ko ari gato cyane, bwa nyuma gato bishoboka. Urabyumva basi gutya? Iyo ntabwo ari atom, ahubwo iyo ngiyo niyo twita mata. Ako kantu ubonye bikugoye, katagaragara, kari munsi y'agashishi inshuro nyinshi cyane zishoboka, iyo ntabwo ari atom, ahubwo ni mata. Ako kantu ahubwo kagizwe n'amatomu miliyoni. Fata ako kantu ubonye bikugoye, ukagabanya inshuro amamiliyoni, nibwo wabona icyo twita atom. We rero avuga ko ako kantu kiforumye gaturutse muri rya turika ridasanzwe, kari gato kurusha na atom noneho. Ako rero niko kaje kuvamo iyi si dutuye, kubera ko ngo karakuze. Bivuze ko n'ubu ngubu kagikura. Teori iwe igaragaza ko n'ubu ngubu isi igikura, kubera ko asoza avuga ko isanzure ndetse n'ibiri ku isanzure byose biracyakura. N'uwo mugabo twaganiragaho uyu munsi witwa Rometre George w'Umubirigi, wari umupadiri witabye Imana afite imyaka 71 mu mwaka wa 1966. Yagerageje gusobanura ibijyanye n'amavu n'amavuko y'isanzure ndetse n'isi muri rusange. Ntabwo twamuvaho ntabamaze amatsiko. Isi dutuye ku bijyanye n'amavu n'amavuko n'icyo gihe, ariko bavuga ko cyangwa se ubushakashatsi bwagaragaje ko ubundi isi dutuye, nuzakubaza isi dutuye ubundi imaze imyaka ingahe, isi dutuye ubundi imaze imyaka miliyari 4 na miliyoni 500. Iyo niyo isi dutuye. Ariko iyo ugiye mu mateka ukareba origine cyangwa se uko yabayeho, urugendo rwo kugira ngo ibeho, uzasanga urwo rugendo rwarabayeho mu myaka miliyari 13 na miliyoni 500. Nakoze cyane kudukurikira. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Peter Brown kuri microphone, niwe mwari muri kumwe. Naho YouTube yo ni Peter Brown 2050. Tubashimiye ko mukomeza kudukurikirana. Ciao ciao.